Bavandimwe mukurikirana iki kiganiro Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango kuri urubuga ibanga ryo kwemera Kristo Yezu akuzwe. Mu kiganiro giheruka twavuze ko hari indi ngingo ikomeye yunganira iyo twavuze y'isengesho mu muryango kugira ngo umuryango urusheho koko guhama no gukomera ndetse urusheho no kwera imbuto nziza kandi nyinshi. Nyuma y'isengesho twavuze umurimo, tuvuga yuko umurimo ari itegeko ry'Imana ndetse tunavuga yuko umurimo ari inzira yo kwitagatifuza. Burya bavandimwe, uko umuntu asenga bishobora kugaragaza uko akora, n'uko akora bikagaragaza uburyo asenga. Bavandimwe rero, ingingo y'umurimo irakomeye mu muryango, cyane cyane yuko yo igaragaza, ishyira ahabona ibifatika, ibigaragara, ibiboneka, abantu bashobora kukureberaho bakavuga bati uyu muvandimwe ugize uyu muryango awufitiye akamaro, agaragaza icyo awumazemo n'icyo awukoramo, agaragaza impano ye kugira ngo uyu muryango urusheho kubaho kandi ubeho neza. Muri iki kiganiro ndifuza ko tuvuga ko umurimo ugaragaza uburyo umuntu asenga, hanyuma dusoze tugaragaza uburyo umurimo n'ibintu bitagomba kudutandukanya n'Imana. Gukora ni byiza, gushaka ibidutunga ni byiza, gushaka ubukungu ni byiza, gukorera umuryango ni byiza, kubona ibyubaka umuryango ni byiza, n'ibidufasha gutera imbere mu majyambere asanzwe ni byiza, ariko ntibigomba kudutandukanya n'Imana. Reka rero mbere y'uko twinjira muri iyo ngingo nyirizina, tubanze tuzirikane ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Timote, ibaruwa ya mbere, umutwe wa 6, umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Pawulo intumwa agira ati, nihagira umuntu wigisha ukundi, ntiyite ku magambo aboneye y'umwami wacu Yezu Kristo, no ku nyigisho itoza gusabanira Imana, azaba ari umuntu wahumishijwe n'ubwirasi, aba ari injiji irwaye gukurura impaka no guterana amagambo. Aho niho hava ishyari, amakimbirane, gutukana, gukekana nabi, n'impaka z'urudaca ziterwa n'abantu bararutse umutima, batakimenya ukuri, kandi bakibwira ko ubusabanyiramana ari uburyo bwo kwishakira inyungu. Yego, nanone gusabanira Imana birimo inyungu nyinshi cyane, ariko ku muntu wishimiye ibyo afite. Pawulo Mutagatifu ku murongo wa 7 n'uwa 8 akongeraho ati, koko rero nta kintu twazanye kuri iyi si, kandi ni nako ntacyo dushobora kuzayimukanamo. Igihe rero dufite ibyo kurya n'ibyo twambara, tujye dushimishwa n'ibyo. Ariko kandi ntahwema kubwira Timote ati, naho abararikiye kurunda ubukire bagwa mu mutego w'ibishuko no mu byifuzo byinshi by'ubucucu n'ubugiranabi, bya bindi biroha abantu mu butindi no mu cyorezo. Ni koko umuzi w'ibi byose ni irari ry'imari, kubera ko bamwe bayohotseho byatumye bitandukanya n'ukwemera, maze umutima wabo ushengurwa n'imibabaro itabarika. Bavandimwe, kwirundurira mu bintu, kwirundurira mu murimo, ukibagirwa
ibiguhuza n'Imana nabyo ntacyo bimaze, amaherezo ni ugushengurwa n'imibabaro itabarika. Umurimo rero ukozwe neza ni uburyo bwo kwitagatifuza, ni uburyo bwo gusenga. Umurimo ugaragaza uburyo umuntu asenga. Bavandimwe, umurimo ugaragaza uburyo umuntu asenga, kimwe n'uko isengesho rishobora kugaragaza uburyo umuntu akora. Ibyo bintu byombi biruzuzanya nk'uko twabivuze, n'ubu tukibivuga, yuko igikwiye umuryango ari uguhuza ubukristo n'umurimo. Benshi kandi bibwira ko umurimo ari uw'amaboko gusa. Rimwe na rimwe bakibwira ko umurimo utinjiza amafaranga cyangwa se umushahara wa buri kwezi atari umurimo. Oya, ntabwo ari byo. Bijya bitangaza ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu Gicurasi, iyo isi yose ihimbaza umunsi mukuru w'umurimo, ubona ko hari abantu batibonamo. Kandi mu by'ukuri umurimo nuba buri wese ufite ikintu akora, yaba umukozi wa leta, umuhinzi n'umworozi, yaba uwigenga, yaba umukozi wo mu rugo, umudozi w'imyenda cyangwa umudozi w'inkweto n'ibindi, bose bafite umurimo. Ahubwo icy'ingenzi ni ugukora umurimo wawe neza, ukawukorana ibakwe, ukawukorana ubukristo, kugira ngo ibyo ukungukira bikugirire akamaro ndetse bikagirira n'abandi. Umurimo rero ni uburyo bwose bwiza umuntu akoresha agira ngo impano, imbaraga n'ubwenge Imana yamuhaye bimufashe kwitunga, gutunga abandi no kubitangira, cyane cyane yitangira abatishoboye. Kuko murabizi muri sosiyete yacu, mu miryango yacu, tugira n'abatishoboye, tugira abanyantege nkeya, tugira abarwaye indwara zidakira, tugira abavukanye cyangwa babana n'ubumuga. Abo bose nabo tugomba gukora tubatekereza. Ntabwo tugomba gukora twirebaho gusa, n'abo ngabo tugomba kubareba. Yezu ubwe yaravuze ati ibyo kurya bintunga ni ugukora icyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Evanjiri ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 34. Aha bavandimwe, ni uburyo bukomeye Yezu Kristo atwibutsa ko buri gihe buri wese muri twe mu bagize umuryango n'aho ari hose agomba kuzirikana yuko iyo akora agomba no gukora ugushaka kw'Imana, kandi ibyo akora mu buzima bwe bwa buri munsi akumva ari ukurangiza umurimo Imana yamushinze. Umurimo rero ubisengesho, kandi iyo ukurinze icyaha cyo kwiba uba neza ugaragaje bwa buryo bwo gusenga. Kuko kwiba ari ugutwara icyo utakoreye, kitari icyawe, icyo utavunikiye, kwiha iby'abandi. Umukozi nyawe ni ukorana umurava imirimo ashinzwe. Ntafate ibintu by'abandi nabi, ntabyibe, ntabipfushe ubusa, ntabitagaguze, akabyitaho. Hari igihe usanga ahantu abantu bakorera batagaguza ibintu, batabyitaho, babipfusha ubusa, babyangiza, uvuga uti aba bantu ni abakozi koko nyabo. No mu rugo, abagize urugo bagomba kumenya gucunga iby'urugo, gucunga ibihari, gucunga ibikoresho, gucunga umutungo. Ni ingingo ikomeye tuzagarukaho mu kiganiro kizakurikiraho, ariko umurimo nawo ugomba kutuganisha. Ukora ntagomba kurangwa n'ubugambanyi mu murimo we, ntagure ibyibano, akishyura imyenda abereyemo abandi, kandi ntahishire ibisambo. Bene uwo ntiyikubira ibintu byagombaga gufasha benshi, kandi ntiyakira ruswa. Bavandimwe, birakabije, ni na bibi kubona umuntu yikubira ibyakwiye gutunga abandi, ibyatunga 100 hanyuma akabikoresha ari umwe. Gatigisimu ya Kiliziya itwigisha ko umurimo ushingiye ku isengesho utuma twirinda uburyo bubi bwo gushaka ibintu, kwiba no kwambura, kudahemba umukozi icyo akwiye, guhemberwa umurimo utakoze cyangwa wakoze nabi, guhuguza cyangwa guhenda mu bucuruzi, kurya ruswa no kunyereza umutungo, kudasubiza ibitari ibyacu
no kutariha ibyo twangije. Ibyo byose ni ingaruka z'umurimo wakozwe nabi. Bavandimwe, ntabwo umuntu akwiye guhembwa atakoze. Ukwiye guhabwa umurimo ukawukora pe, warangiza wanawuhemberwa ukishimira yuko igihembo kivuye mu mbaraga zawe. Umurimo ushingiye ku isengesho utugeza ku majyambere y'ukuri, kandi ni amajyambere y'ukuri, ntabwo ari amajyambere ari yo yose ya buri muntu wese no muri byose. Uwo murimo utuma buri wese ashobora gukora no kugira ubushobozi we, kandi akagirira n'ubushobozi bufasha abandi, akabaho mu mahoro adahagaritse umutima. Cyane cyane rero uwo murimo ni utuma ashobora gukorera Imana na bagenzi be ku bwa Yezu Kristo. Gukora Imana na bagenzi be ku bwa Yezu Kristo. Dukorera Imana na bagenzi bacu ku bwa Yezu Kristo. Ntabwo turi abikorera ku giti cyacu, tukorera Imana na bagenzi bacu ku bwa Yezu Kristo. Bityo rero bavandimwe, umurimo ukozwe neza udufasha kwirinda ubunebwe, umururumba, ubusambo no kuba umugaragu w'ibintu n'umucakara w'ibigirwamana. Ndagira ngo nsoreze ku iyi ngingo nayo ikomeye itubwira yuko umurimo n'ibintu bitagomba kudutandukanya n'Imana. Uko isengesho riduhuza n'Imana kandi rikatwunga nayo, ni nako umurimo uduhuza n'Imana bikazanadutera kuyisanga nta kituziga, nta pfunwe dufite. Muribuka ko Yezu abwira aba bagaragu yashinze ibintu bye ati, nuko mugaragu mwiza, ngwino wishimane na shobuja, kuko wabaye indahemuka mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Ni ijambo rikomeye bavandimwe, buri wese muri twebwe agize amahirwe yo kuzabwirwa. Nuko mugaragu mwiza, wabaye indahemuka mu bintu bike, ngwino ngushinga ibikomeye kandi wishimane na shobuja. Paul Mutagatifu yabwiraga Timote ati, koko rero nta kintu twazanye kuri iyi si, kandi ni nako ntacyo dushobora kuzahemukanaho. Igihe rero dufite icyo kurya n'icyo kwambara, tujye dushimishwa n'ibyo, nk'uko twamaze kubizirikana mu ibaruwa ya mbere Paul n'umwandikiye Timote, cyane cyane umutwe wa 6 umurongo wa 7 n'uwa 8. Bavandimwe rero, iri jambo rirakomeye kuri twebwe kandi cyane. Hari igihe ubona umuntu yirundaho ibintu nk'isiha, ndetse akarunda n'ibyo adakeneye. Bavuga ko isiha igenda igafata ibintu byose ikabizana byose, ibyuma ibiki byose, kandi harimo ibyo adakeneye, ariko ikabiryamira ikabyisasira. Iri jambo rero rirakomeye kuri twebwe, ntabwo tugomba kubyirundaho, bigomba kudufasha kandi bigafasha n'abandi. Nicyo tubereyeho mu gukora. Inyigisho ya Kiliziya Gatolika itubwira ko umurimo ari ikimenyetso cy'ubusabane bw'umuntu n'Imana, n'ikimenyetso cy'ubusabane bw'umuntu na mugenzi we. Niyo mpamvu Imana yaremye muntu ikamushyira mu busitani bwa Edeni ngo abubemo, abuhinge kandi aburinde. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 15. Bityo rero bavandimwe, kuva mu ntangiriro umuntu afatanya n'Imana mu murimo we kugira ngo isi irusheho kuba nziza. Nidukora tudafashijwe n'Imana, tudashyigikiwe n'imbaraga zayo, ibyo twakora byose, niyo twakubaka umunara umeze ute nka wa wundi abo mu gitabo cy'Intangiriro batubarira bubatse mu munara wa Babeli, ntabwo tuzawuzuza, uzaturindimukiraho natwe turindimurane. Igihe rero Imana ibwiye umuntu
iti umugati wawe uzawurya wishya kuya kugeza igihe uzasubira mu gitaka kuko aricyo waturutsemo, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 19. Ntabwo ari igihano yari imuhaye, nta nubwo ari agahato, nta nubwo ari ugutunekwa, yari imuhaye ahubwo umuti w'icyaha. Umuti w'icyaha ni umurimo. Kuva icyo gihe umuntu yahawe umuti w'icyaha. Yari amaze gukora nabi, ariko Imana iramubwira iti noneho uzakora kugira ngo ubeho, uziyuha kuya kugira ngo ubeho, ubesheho n'uwawe. Ku buryo rero umuntu ashobora kwemeza nta shiti ko umurimo ari umuti w'icyaha. Kandi koko nibyo bavandimwe, utagira icyo akora shitani imufatira mu bunebwe. Muzitegereze ahantu mu makaritsiye cyangwa mu nsisiro haba abantu badakora, haba ibyaha byinshi pe, amazimwe, amagambo, kubeshya, intonganya, kwiba n'izindi ngeso mbi nyinshi. Niyo mpamvu rero umurimo ari umuti w'icyaha. Abavandimwe rero dukurikirana iki kiganiro, dukomeze gusaba umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango adushyigikire muri iyo nzira, adutoze iyo nzira, adusabire, asabire twese abagize umuryango. Abagabo bamenye icyo bakora mu rugo, bamenye inshingano zabo. Abagore nuko nguko bamenye inshingano zabo, bamenye icyo bakora mu rugo. Abana nabo bibuko nguko. Twese twuzanye mu muryango. Umukozi amenye icyo ashinzwe, n'umukoresha nawe nuko. Erega ntago umukozi wenyine ari ufite inshingano, n'umukoresha nawe afite izindi nshingano. Uko umukozi yuzuza inshingano z'umukoresha cyangwa zijyanye n'itegeko ry'umurimo akora, n'umukoresha we akwiye kuba yuzuza inshingano zifasha wa mukozi cyangwa zijyanye n'uwo murimo ukorwa. Abavandimwe rero birakwiye ko tubisabirana mu muryango wacu, kiliziya y'ibanze, ariko kandi tukabisabirana no mu muryango mugari. Umuryango mugari ari wo kiliziya, no mu muryango mugari w'ibihugu byacu, w'igihugu cyacu tubamo. Byose rero tubiture umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango akomeze adufashe kumenya guhuza neza ubukristo n'umurimo. Very